Yes, yes, yes. Abashuti. Nagarutse. It's been days, yeah. Hashize iminsi. Ndaheruka kumva ururwi rwanjye muri telefone zanyu n'urusura muri screen zanyu. None ndaje muri uku kwezi. Ariko nmaze iminsi ngahe kera mu munani. Naje twongere twivugire. Ariko abantu mutari ko sharinga na like na comment, ndabashimira wenda ba subscribinze, ariko I beg you nukuri munkorere sub, mumbwira abantu musabinge, mbabwira akantu. Umushuti wawe ni muhura, mubwire ngo ntize telefone witu koraho kuri kabera bero ugire sub yitu musubiza. Ko kantu ni koroshye ntago ndavuga ngo ndaboheje nukubisabira. Murabona ntago bari kuzamuka iminsi ngahe, amezi angahe yose, noneho na views zanjye bahazimazeho. Nimba ari turiya tuyayi, ariko ndaje ngiye nkora udushoti tutari yayi. Ndaje yo kunzankiramo uru rusura rudashamaje. Uyu munsi rero ngo mbazaniye iki? So noneho ndavuga kuki ko nihaye ibintu byo kuvuga. Kandi akantu ngiye kuvuga abantu benshi wenda ari abataka, ariko nta nubwo mbizi nimba, ariko muzambwira uko namwe mubyumva. Basore bamwe muri mwe n'abakobwa bandi bamwe muri mwe n'abandi bagabo bamwe muri mwe n'abandi bagore bamwe muri mwe, muzanshaka ubushakashatsi kandi bizabafasha, ndabizi shaho namwe hari ukuntu bitameze neza, namwe mwifuza aka kantu. Mubaze ngo niki akantu, kuko ntago ariko mbivuze ngo bihagazeho, ni ukwibaza. Ushobora gushaka ushyingirwa, sibyo? Ubundi ushyingirwa bavuga si ibingibi by'umurenge bya leta, rusengero rwo n'ubundi sezerano riba ku mutima. Ushobora gushyingirana n'umuntu mu gihe runaka, mukavuga uti tuzamarana imyaka 5, wenda imitungo mfite urazana yanzana ya, tuzabyara abana twara umwe ntwara undi, uburyo bwo kubesha w'abana tuzabyumvikanaho. Ibyo bintu mkwemera ko jone nabitekerejeho nkumva, nubwo bitabaye publiye 100%, ariko ubwo burenganzira bushobora kuba buhari muri mwe abubatse, ariko n'abatarashatse. Byayo byose nta muntu utaze ko indahiro yo ku murenge barahira ndaza ngo turahira bimwe biranseka, barahira bagiye gusezerana. Njye nyizi mu mutwe pe, kandi ubu bikoze menya nadidimanga. Harimo ingingo bavuga ngo tukazabana uko twabyiyemeje, kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. No guteganya ntabwo ari gutegeka, uguteganya ko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Mbo mugiye kuvuga ngo ibyo rero bihuriye uko muzi imicungire y'umutungo, nimba ariko bavuga, nimba ari imicungire y'urugo muzanyibutse imicungire y'imitungo. Mwaye muzi ko ari 3 hiyongeye irya 4 kambarabure, bo bamwe mwaranabyibagiwe. Ubu hari ariko byayo byose muri iyi minsi sinzi ko, ariko iminsi wenda nibwo biri ko, ariko abashatse abantu maze imyaka iri hejuru y'10 mu rugo ntabwo mwaba mubyibuka. Hari ivangamutungo risesuye, sibyo? Akabivangura mutungo risesuye n'ivangamutungo umuhahano, naya 3 yabagamo. Rero bashyizemo n'amasezerano yo kwa noteri. Point yanjye nizeye ko muyumvise, baza n'amasezerano yo kwa noteri se. Kurumva ibyo navuze ruguru bitafunda, kajya kwa noteri mwebwe, sibyo? Kandi kangewe runaka ufite irangamuntu runaka, ariko wenda ari format abanoteri bafite, nemeye ko ngiye kubana na nyira runaka cyangwa na runaka ufite irangamuntu runaka, wavutse iki gihe, tukazabana igihe kingana gutya, tukazabyarana abana 2, twaba tubyaye tukazarana 2, tukazabana muri icyo gihe. Kikagera igihe kontara wenda naho nimba ari imyaka 5, nimba ari 7, nimba ari 10, ariko bizagorana hazamo ka contradiction gato.
kuko ntago leta yemerera umwana utandukana na nyina adafite imyaka 7, ibyo ari byo byose muzajya mufata 10 cyangwa mufata 7 n'igice cyangwa 8, ibyo aho ni kubana nari mvuze. Mico tukajya buri muntu azana amafaranga angana gutya mu rugo, nimba ari inzu ubwo ngubwo byose mukabishyiramo kwa noteri, uburyo umuntu ushobora kuba afite imyaka 30 kamfata uko aba ari munsi ya 30 sha agomba nzi nimba ibintu muri mu byumva neza, ariko ntacyo murabizi ntawese 25 da dore nibo niharaje wagira ngo ari cyo mpfa nabo, ariko ntacyo buryo muri mwaka 25 kandi ndabizi yo murenze 15 mu rugo, buriya muri 5 biba nta cyetse ari rya rwangendanye na rwasera yateye 5 urukundo ruba rugihari pe, kiri sheri kiri shushu yo mudahise mubyara vuba. Ariko buriya murabizi abagabo ngo urukundo abagore babakundaga akibyara pasu ubwo uhita ugabana n'umwana, n'ibigabo nzi bifuira abana ba kwetse uwo mwana wawe nk'abari yamuzanye abagabo cyane yo uzagira amahirwe utajya wa mutanywa ku nzoga, utajya mu kabari cyane, nubwo waba inzoga utajya mu kabari cyane. Imyaka 5 umugore wawe noneho ukoze nk'amabara arabyaye, ni wa mugore nyine bakobwa namwe nzabagarukaho aheruka kwikora akiri umukobwa akiri no mu kwezi kwa buki nimba ku kibaho simbizi, wa mugore wajyaga muri salo buri ntacyo tuvuge buri byumweru 2 n'igice, wa musazi wamukundiye kandi nimba ari 2 bivuga ntago mbyibuka kubwiza bw'abagore ari umusatsi, nimba ari umusatsi nimba n'umusatsi urimo ntago mbyibuka, ariko ubwo mwe murabizi ibyo agahita yogosha sheri nako mushuti wa naza n'ibyabyuka njya namagana by'ubutinganye. Mushuti wa umugore wawe arogoshe kubera iki? cyashakaga yarakibonye sibyo? Ugiye mu kazi cyabye byose ntago mpamya ko ari umuntu muri mwe na kwanza ntabwo ari muri mwe, umuntu wese pako ari umuntu washakanye n'umuntu yakunze bwa mbere nanjye vuga ngo azarava hese ntawe, nta muntu utagira umu ex, n'abagira ba ex na kipe y'aba ex na korali y'aba ex na koperative y'aba ex, kandi buri urukundo rwa mbere ruba rwa mbere, first impression ni iki good day, umuntu kubitanyaga mukundana mukagira amahirwe mukavugana mukasaba n'abacuditseho tewe niki mpamvu za buri mwe, gahunda za buri umwe, mugabo usanya gake muri gahunda buri wese ashaka gukora, bikarangira wa wundi wari ufite gahunda yo gukora ubukwe kubana n'iki babonye nta kundi iyo umuntu byamujemo ngo biraza sekongera bitaranzamo hari nimba bizananzamo ariko bizaza inshallah sibyo. Wa muntu agahita abona undi uri aho hafi, nakubwiye gukunda umuntu umwe biragoye, nubwo bavuga ngo dufite umutima umwe, ahubwo nsigaye mbona ari tugira nk'itatu 4 ko yagenda kose hari undi uri aho hafi, kugeza igitekerezo akacyumva wenda nawe nta plan ze zari arabona bitacagamo, kagenda mukakunda no mezi 6 kwezi umwaka ubukwe mukabukora mukasezerana, kubera ya navuga ni yawo se ni pressure ni kubuhubu niki sinzi byari byo, ubwo hari kubera icyo kintu kibarimo hagati ushaka kubaka. Iwacu abo tungana babyaye 3, abana nigishije babyaye 4 muri karitsiye, abana bo muri karitsiye mwavukiye mushanda bakomeje, bamwe mu rwaye na depression nako murayifite kuyigira ntago baba bakayirwaye, ntago mbihamya pe. Wowe muhungu musore ukiri muri iyo range navuze, ubona uri kwirukanka ngo yabaye yawe jarahonde kano gakontara kafasha
uzambariza ariko harimo namwe abize amategeko di abanyamategeko mwe ko kantu kakunda uzambarize munkire muri comment sibyo. Garuke kuri ba bakobwa n'abamama seko kunayi kuzabafatira ikiganiro cyanyura mwanya nako amagambo ya sorry magambo sirundi za magambo bavuga ariko uzavuga ari mvuga mutiyitaho shango nuko mwarugezemo kweli umugabo nta ngo bukene ngo iki ngo amafaranga ngo ya muri salon ukwangiye kandi mbere wari umwe ubyikorera cyo kuvuga ngo butari umwe okay wari umwe ubyikorera navuga ibiyo ntazi wari umwe ubyikorera none ubonye umugabo yes wanagufasha da wanaguhahonduke n'ubundi ukaguma ugasa neza ariko biranze sibyo. Indi point nayo ndi gusa n'uvugira abagabo n'abagore ndaje mbavugire nubwo ntari we aya magambo ariko twese twe tuyagira nawe uri kuvugira umutima ngo mugira amagambo wese umutima uri kuvugamo amafoto yes icyo navugaga ukajyaho wenda umugabo wawe umusore akiri umusore yagukundiye iki ko uri gato se bo kutari ikipacu utari byibushye cyane tureke kuvuga ngo ahubwo kugira ngo ugaragaze ngo washimye urugo ni wowe n'ibiryo kweri wowe n'ibiryo n'ibibyibushya n'ibiki byose ahandi urana navuga iki ibitotsi umunaniro wa hato na hato ayape iyi generation mutarimo nanjye ntarimo ntabwo abantu babyibushye tugezweho nanjye nibona ukuntu ngana ariko njye hano harimo akabanga nzakababwira munsi muzabona nujuje sabu ariko biragoye nanjye ngo igihombo yasha sabu 500 aka kabanga muzakanyutse nzakababwira pe nzakababwira rero simbarabuye simbaye akantu k'ubwenge ubwo n'ubwenge kontara ari iryo tegeko rya se ni itegeko ni ingingo ni iki ntago mbiyebuka ya 4 imicungire y'urugo nimba imicungire y'urugo nimba ari umutungo nabyo mu nyibutse muri comment imicungire ya kimwe muri ibyo ishobora gutuma niba ibintu by'abantu baba deprime baba depression umuntu akakuzengereza akakunanira mukagora mukizirikanaho ugapfa byarangiye ahubwo simbizi ariko nta kidashoboka ubu byarangiye byarya nta kuntu bavugurura amasezerano mugaturika rukuntu najyaga numva ngo umunsi w'umuryango nimba wiki ko bavuguriye amasezerano basaza n'abantu bakuze ibishongore bakongera bakambika n'impeta bagakora agafete muri leta ko atari iry'Imana ngo kugeza Kristo agarutse cyangwa kugeza urupfu muri leta nta kuntu badufasha amasezerano akajya avugururwa ariko yari kuvugurura atari kuvuga ngo ni ukukora ubundi bukwe kuvugurura akahinduka kandi njye nibyo byafasha kubera rwasera ziri hanze aha umuntu akanga nyine ko kwiteza rubanda kubera ko ariko atari ibintu byacu kandi n'ubundi byacu byinshi twarabiretse ko sinasenya mukabana mu rugo umwe afite icyumba undi afite icyumba kugira ngo banze ngo batabota sibyo kandi numva ko ari byo bifite ingaruka mbi kurushaho pe ko abana buriya mushobora kumufenta gutyo ari aho ariko imyaka 15-16 abantu basigaye babaza ubwenge sinumvise ko na 17 umuntu asigaye ashobora gushinga urugo rwabaye impamvu yes mwana wa okay yagize iyo myaka abona urara kubiri na papa kandi nka 80% ndisire ko abantu mubanye gutyo abapapa batambere ya saa sita ni bake nabwo nuko bagabanyije amasaha na weekend yawe ntezo wabugiye kurebye umwana se izo saa umwana ntiyaba yicaye umugore se n'ubundi araba yagiye kuryama urataha gukora iki kantu kafasha leta izabyigeho
kariya kantu bazanye ko gusoresha ubukwe izajya n'undi mudepite urezinga akantu nkaka cyangwa umusenateri sinibuka abatora ariya mategeko, abantu bo muri minisiteri y'umuryango, aka kantu pe ndabatumye muri intumwa zacu, nanjye mbahaye misiyo, ndabatumye muzatubarize muziga uwo mushinga w'itegeko ry'uko amasezerano ashobora kuvugururwa, atari kuvuga ngo ni divorce iri force, kuko divorce iri force uko byagenda kose ntabwo mvuze ngo iri force nyine, ariko iri force kuko ni itegeko riba rigena, ntabwo navuga ngo abantu baba bishimye, ni gakeya ariko abo banyu barenzaho nibo benshi. Noneho na ADN zaje mushuti wanyu, ADN zaje nimba ntabwo njya mu nkiko, ariko imanza bazite zimbonezamubano, imanza nyine zirimo urugo mu nkiko ndumva nazo ziri mu imanza nyinshi pe, kandi zakemurwa n'akantu kamwe gusa koroshye. N'ubundi byego byajya mu rukiko, ariko ntabwo ari ibintu byo kuburana ngo hazemo avoka na apiri gusa, kwandikira urukiko kuko abantu baba babyumvikanyeho, ariko hanze aho akavuga ati uramenya yewe kubera ibi kontra ibiki byadufasha wenda kontra wenda irimo nubwo ntazi limitation yayo aho igarukira, ariko byadufasha, byafasha na sosiyete, byafasha Gen Y cyane, Gen Y Gen Alpha, sorry, Gen Z zarancanga cyane, Gen Alpha abana bacu, abana banyu byadufasha, kandi aka kantu isi yakatwigiraho nese, ubundi isi tujye dukura baturebereho, ariko wenda bariya hari aho ngo biba baradutanze, ariko Afurika umenya nta hana ako kantu baragakora, babakubita inshuro tukabatera icy'umutwe, senateri bakajya birirwa inaha bo mu zindi sena mu bindi bihugu baje kwiga aka kantu mwakagezeho mute, kandi byafasha cyane pe. Meze nk'umuntu ntazi ibintu ndeba nkahita mbibonamo ikintu kinini kigaragara gikomeye gishobora guhindura ibintu. Ntabwo nkunze kwibeshya cyane, abanzi barabizi ako kantu, basenata, badepite, nk'umunyarwanda ukunda igihugu n'umuryango nyarwanda wahazahaza n'uriho, hagira umuntu urezinga ako kantu, uwo mushinga muwigeho pe, mushinga muwigeho, ndabizi neza ko bizatanga contribution nini kandi igaragara ku rwego rushimishije. Mwebwe ako kantu mvuze ubusa, ubundi nazaga mvuga amagambo mvuga ubusa, kantu nta ngingo irimo. Abo turi kumwe mu nkubitira iki muna posting iki kiganiro kuri stati zanyu, ariko bafite abasheri, ariko muze no ku akwa bundi nta bantu bafite abasheri hano ra uzijijishe rimwe ubimuganirizeho wumve. Barega abantu benshi ntabwo ari kuvuga ngo banze gushaka, wowe kurareba ukavuga ngewe ni nkunda kwibanda kuri aba bantu mu ntara ntabwo mpagira cyane, kuko nimba naho bihaba simbizi, ariko bibera mu mujyi. Ni mako ni barya bavuze ngo base mu mujyi nimuze tugende kurambayiza mu cyaro. Yari yabibonye, ari ukuntu rega umuntu yerekwa bavuga ngo abahanzi nk'abahanzi, yari yabibonye. Kandi iyo ndirimbo ishobora kuba itamaze munsi y'imyaka 15-20, kandi still nibyo biri kugaruka ubu ngubu. Ndetse ko mu cyaro ahantu hakiri icyaro seneye, umwana arageza segonderi wa mu mujyi, giye kwa tanti, nagiye kwa mwana biganye kwa mushuti kwaki, kandi bibere inaha muri iyi migi. Babyeyi cyo kora umuntu mubyeyi ugifite umusore umukobwa we urangije segonderi, sibyo ataha iwabo, naye kuvuga ngo ataha iwabo, bo yego ataha iwabo nyine atarajya kwikodeshereza, umwana
ndetse ko nabwo arazavuga ko ari uburenganzira bwe mubungabunge atagira ahantu ajya atakubona, uretse ko n'igitsure wenda cyabagabanutseho, ariko mugumane nugira amahirwe, kuko nta mahirwe ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugukekeranya. Azahura n'undi mugenzi we bashimane bubake, abo bantu bazubaka pe, niba atajya muri ibi byo hanze aha byateye bazubaka, ariko nabwo ntago imyaka 25 30 ntago bayigeze, ko tugana ntago ari heza niha. Amusaza waririmbye sinigeze kubabwira ko turi mu bihe bya nyuma, turi mu bya nyuma, noneho n'abantu bashyizeho ibindi bya nyuma, iriya Gen Alpha iriho muri Gen Z nizo ziri kuzana amabara, ariko ntago ari bo nyine ni isi tu ntibabitubwiye kuva kera. Ibi bihe ubundi ntago turabibona, ariko ubu turi kubibona, n'ibiri imbere biracyaza. Kandi nuko uwo mwana mubungabunge, mube hafi, mushingira akantu hafi yo mu rugo, ajya ataha mu rugo, kuko ikosa rimwe akava aho akajya mu mujyi, ntabwo mvuze i Kigali, kandi hari umujyi, akajya muri geto. Mubyeyi, geto yabaye iki? Geto nayo yabaye icyaha, akikodeshereza cyangwa akibana cyangwa akabana na mugenzi we. Kuraho, ihanagure rwose, ubundi usenge cyane nimba wizera uwo mwana 50% azabona umugabo, sibyo? Hanyuma babane munsi y'imyaka 20, ntabwo ndi kuba tukaha, sibyo? Iyo ni option ya mbere. Option ya kabiri, ajya muri ibigare bya hanze kuvuga ngo umugabo ni undi amaze iki, ko nanjye nakora nakwitunga, wakwishakira akana, kandi havuye umwe n'abandi baraza, nubwo batagera ku isi ariko buriya baraza. Abakobwa mutandeba nabi, kuri kwinshi murakuzi, sibyo? uwo ni umukobwa, ngaruka no ku muhungu. Kese ni imwe, umuhungu we icyo akora twabaye ibintu by'ibi utamenya, nava mu rugo yari umurokore ntacyo, uretse ko ari umuntu wavuze ko abagore kubona ngo umugore dusigaye tujya kubashakira hatariho, ngo wowe ahantu mara iminsi iyo utari wawe, uri mu kabari, uri mu mupira, uri muri beti, uri mu ki, avuga ati mujye mu nsengero. Kandi yahise avuga ati mu rusengero, sinzi umuntu wahise abyumva, avuga ati mu rusengero noneho ubuzi bwabera, mu rusengero niho habera ibirenze ibyo uri kuvuga, kuko mu rusengero abantu baba hanze harabananiye bakaza kwiyegereza Imana, niho rero ugerayo icyo yahungaga yamara gushira impumu, umugani w'Abanyarwanda akakwereka ibyo ari byo. Yes, n'abahungu tubari turababonye, beti irabafashe, yabandi ibigare bindi, ibiyobyabwenge, ibyuma birabarangije. Nagira amahirwe, nako nugira amahirwe mubyeyi, wenda ntibazamufunga kenshi, ariko gushaka nabyo umwuzukuru pe azaza, ariko bizagorana, ariko azaza n'umura. Ngo rero nuko nareshyaga amagambo uyu munsi, ni ku cyumweru ntabwo mvuga menshi, abo mupagani cyane. Umunsi ni ku cyumweru, nuko ryamye numva mbari imideni ryo gupostinga n'abantu bundi ubu mvuge kudukira taniyoboka agategeko, ariko agategeko bagatoye ubu ni turi 2025, imyaka 5 gusa, tuba ari 2030. Iyi leta yavuga ngo abantu ngo abasore nk'abakobwa ntibagishaka, yayimaze kugabanukaho nka 40-50%, kandi igihugu gitekanye, gifite izi manza z'imbonezamubano n'ibiki byose, abagore bica abagabo, abagabo bica abagore,
ibana bapfa ibintu by'ubusa, bapfa imitungo byose, ibintu byose nyine bihura n'iyo mbonezamubano, nimba ari mbonezamubano. Tubizi neza ko hari pourcentage nini cyane yaba yagabanutse, kandi tukaguma tukaryoherwa n'igihugu Imana yatwihereye. Umutekano turawufite, niyo mpamvu bari twe tukora n'ibi tudafite epfo na ruguru, two twabuze ibyo dukora. Ariko aka kantu ni kamwe mu ngingo rwose nitumiye abasenateri n'abadepite, ako gategeko wenda mugashyira mu nteko muzakagororamo, cyangwa sinzi wenda niba ari uko ntaramenya amakuru neza, nuko niba muri ibi y'amasezerano yo kwa noteri umuntu ashobora kubishyiramo, ariko mubigize public, kuko ubu hari nk'abantu bakuze se abajya mu bukwe se mu mirenge ni bangahe, ahigiye nari n'abatabizi ko bibaho rwose. Ariko mubikoreye campaign mwabinonosoye neza, ahazaza h'igihugu cyacu muri kubashyira mu biganza byiza, kandi muzibonera namwe mu gihe kiri imbere. Natanze imyaka 5 harya yesi 5 se bundi okay 5 kuko namwe ukabije sa maramo 8 5 10 zaba wabibonye. Kaminira ha rero nakagaruka naho ubutaha, kakaganira mu gasharinge, mukamera abantu, mugashyire ku mastati, mukaganiza abasheri banyu, mukaganiza abacuti, mukaganiza ababesto yaze ko ugira sundi sheri mukunzi, sheri mu Kinyarwanda zo mukunzi buriya. Noneho haje na besto cyangwa besti, inshuti magara. Noneho hari n'akantu mutayimuzi, umukobwa musore ufite sheri, ufite inshuti magara, buriya inshuti magara ngo iruta inshuti yawe. Umugabo umugore ufite umuntu umuparteneri wawe yita ngo ni besto cyangwa inshuti magara, arakuruta, yarakumvira kukurusha biriya. Rero besto na besti mwe, inshuti zacu magara mwe. Yes, ubundi ko mbibona besto inshuti magara, kuko bavuga ngo iruta inshuti yawe, iruta umukunzi wawe. Maherezo mba mbona besto na besti ari second chance. Wenda nuko ako se nzaba nagiye njye ngo wenda bizaba ntagihari, nzaba mpari, nzababwira, nzabisubiramo. Iyi myaka ibaye ibaho byemewe, cyonzi cyo sha urukundo se kugo rwajya hese, ubwo ko rwaba rwinshi mu bantu naba impande zombi ko zajya zitwararika, zajya zitwararika. Erega tukabona na ngo twongera tukishyuza y'ubukwe. Buriya nimba uriya musoro ubundi buriya bakabonye ukuntu bari new up recycling, musoro myaka 5 kabukura, ntabwo ari kuvuga ngo waba utandukanye, amasezerano mukayasesa, mukongera mukayavugurura, ko byagenda kose ntabwo ibyo birori byabura. Umusoro nawo cyane ko leta ikagumika byimbi. Alright, byari ibyo rero. Ese ko navuze ibyo byinshira kandekera hanere kurambirana, nawe utaha mwibuka kugira gute, comment, share, like, munansabingire kuri aba bantu. Sinzi nimba icyo Kinyarwanda mvuze, ariko ubwo mwacyumvishe icyo nshatse kuvuga. Kuri abashiti banyu agukubita telefone witukanda kukazogera, nanjye nguma nkora dukorana. Alright, tuganiro maze gushyiraho muri iyi minsi, nabonye hari abantu benshi bari comment zanjye ziri kuza ari ibyongereza n'ibifaransa. Taje njye mfata nka session kamwe nkashyiremo nkavangemo izo ndimi, nabo bajye bumva ibyo mba mvuga. Mwakoze rero, kubakunda ni inshingano, ntabwo waba uri inshuti ngo abantu bawe ubange, ntibibaho. Inshuti ni urukundo, n'uburyohe. Okay, kandekera ngo ararekwa ntashira.
reka mbe ndekeye aha nyine ndayaretse ariko ndayaretse ariko ntabashize